Hello guys, mumeze mute bakunzi ba Rwamika TV? Tubahaye ikaze rwose muri uyu mwanya wacu wo kwiga gucuranga kuri Rwamika TV. Tushimiye buri muntu wese wakoze subscribe kuri Rwamika TV, n'undi muntu wese utarakora subscribe kuri Rwamika TV. Tumuhaye ikaze kugira ngo akore subscribe, amasomo yose tuzajya dukora amushikeho ari uwa mbere. Iyi ni channel yitwa Rwamika TV iyobowe na mwarimu Mbangutse. Ninje murimo kuvugana nitwa Mbangutse. Nikunda gucaho nigisha cyane style z'ikinyamurenge, amasebeni, ibisirimba. Rero umuntu utarakora subscribe gira rwose yikore, kandi nawe wayikoze turagushimiye. Umve aho uri hose, Imana yo mu ijuru guheza umugisha ikomeze ikugasanire. Tugiye kwiga akantu k'agasebeni. Aka kantu ntangiye ncuranga mu minota mike cyane. Tugiye kukiga. Ni akantu k'agasebeni keza. Niba ufite piano yawe ifite pitch bend, ngiyi urajya uzamuraho bukeya. So iyi ni piano, ni passer igihumbi. Ya piano yacu twabaza dukunda gukoresha ya passer igihumbi. Amajwi twakoresheje ni nk'ibisanzwe, ni steg, EP, blaze section, base ni pick base. Nta piano itabigira. Nibyo tugiye gukoresha. Sebeni ni isanzwe yitwa amba hafi. Uzakoresha sebeni ushatse. Twagiye noneho. Guys, ibi bintu mba nzanye bikemura ikibazo bamwe muri twebwe mu bacuranzi. Guys, mwihangane, umuriro warugiye ariko uragarutse. Umuntu uhaye uhamagara ninde koko, mukagira Imana. Mwihangane. Noneho sasa ikintu nari mvuze, hari abantu nyine uzusanga arimo gucuranga baririmba, wasanga abaririmbyi baje nko kubyina, nyine bikeneye umucuranzi kayo wumvikana acuranga nk'akantu abantu basimbuka muri sebeni, ugasanga nyine aracuranga ibintu bitumvikana, utamenya ukuntu ibintu bimeze nyine. So rero reka tushake ukuntu twakwiga aka kantu kugira ngo umuntu azajya agacuranga muri sebeni. Tuzagenda twiga n'utundi tuntu tugiye dutandukana. Noneho tugiye kureba ukuntu ndimo ndagakora nitonze buke buke. So uzabanza wowe urebe pitch bend yawe hano niba ikora ari nzima. Uzafata utu tuntu kari tubiri, nitwe noneho wowe uza no gukubita gutya, ariko ugakubita gutya pitch bend yawe wayizamuye wayirekeyeyo. Reka cameraman azamure kamera byose abikore bigaragara, mbikore bigaragara.
tukayifata tukayigumishayo. Guys, nizere ko murimo kureba formula y'ibintu ndimo ndakora. Guys, kadusoreza ahangaha nuko ibintu bimeze. Kadusubiremo n'agasebeni rimwe nyine twashizemo akabiti, urebe cameraman byose bigaragaze no kuri pitch bend. Guys, aka kantu ni akantu keza ushobora gucuranga muri sebeni abantu bacecetse bahaye babyina ukagakubita. Guys, kadusoreza ahangaha naho ubutaha, murakoze.